dutunze mu ngo zacu ndetse n'izo mu gasozi tukarya imibiri yazo kubera ko turabyemerewe. Ibi bivuze ko mu birebana no kwemera kwica inyamaswa tukazirya nta cyaha tuba dukoze. Ibi biri mu masezerano Imana yahaye witwa Nowa. Usibye kandi kuba yarabemereye kurya izi nyamaswa, Imana yanabahaye uburenganzira bwo kuzitegeka. Nabyo byanditse mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26. Imana iravuga iti turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Iyi ishobora kuba ariyo mpamvu uyu munsi abantu biciza inyamaswa ku muvuduko utarigeze ubaho mbere. Umva iyi mibare, buri munota umwe ku isi abantu bica inyamaswa miliyoni 2. Izi ntabwo ari inyamaswa abantu borora gusa, ahubwo harimo n'inyamaswa z'igasozi abantu bica bagamije kuzirya, kuzitangaho ibitambo, kuzikuraho impu ngo bazikoremo inkweto n'amakoti n'ibikapu cyangwa se amahembe. Inyamaswa miliyoni 2 buri munota. Mu isi haramutse hapfuye abantu miliyoni 2 buri munota, abantu bose bashira kuri iyi si mu minsi 3 yonyine. Mu masaha 72 nta muntu n'umwe waba ugisigaye kuri iyi si. Iyi mibare mvuze nayo ntabwo yizewe 100% kubera ko imibare kuri inyamaswa z'igasozi ziri ku isi ntabwo izwi neza. Umuvuduko wo kwica inyamaswa z'igasozi bikozwe n'umuntu urakomeza kuzamuka buri munsi binyuze mu burobyi, mu buhigi, mu bushimusi n'ibindi. Ariko cyane cyane igikomeza kwica inyamaswa z'igasozi ni ukwiyongera kw'imijyi, aho abantu bakomeza kujya gutura hahoze hatuye inyamaswa. 55% by'amazi yose yo ku isi akorerwamo uburobyi. Uvuze kuroba abavuze kwica amafi. Mwibuke amazi agize 70.7% by'ubuso bwose bw'isi. Ni mu gihe ubutaka buhingwaho bugize 40% by'ubuso bw'ubutaka bwose buri ku isi. Mwibuke ahantu humutse hagize 30% by'ubuso bw'isi. Ubaze neza wasanga ahantu harobwa amafi n'izindi nyamaswa zo mu mazi hakubye inshuro enye mu bunini ahantu hahingwa kuri iyi si. Nitwa Ismail mwanafunzi. Ibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro ni inshamake y'igitabo cyasohotse ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2020 cyitwa Carnage, en finir avec l'anthropocentrisme, cyanditswe na Jean-Marc Gansile. Uyu mwanditsi aragaragaza ingano y'inyamaswa abantu bica kuri iyi si ndetse n'impamvu zituma bazica. Agaragaza ko umuntu yihinduye izingiro ry'ibiri ku isi byose ari nayo mpamvu yica icyo ashaka cyose kandi agakiza icyo ashaka cyose. Turabivugaho mu kanya, ariko mbere yo gusoza ikiganiro turaza kuvuga no ku buzima. Mu butumwa bwateguwe na Minisiteri y'Ubuzima, ikigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Waruziko amashereka ya mbere bita umuhondo ari meza cyane ku mwana kuko afite intungamubiri zuzuye zimukwiriye? Ikaze. Mu binyabuzima byose bibaho hari ibyitwa sentient. Ibinyabuzima biri sentient ni ibinyabuzima byose bifite ubushobozi bwo kubona, kumva, kubabara cyangwa se kubabazwa n'icyo bikorerwaho. Inyamaswa iri sentient ni inyamaswa yose ifite ubwonko bufite igice cyitwa système nerveux central. Ni igice cy'ubwonko gifite inshingano zo kumva umubabaro, ibyishimo ndetse n'ububabare. Ubundi bw'inyamaswa n'ubwitwa sentiente. Ibi ni ibinyabuzima byose biri mu dukoko tugizwe n'akanyangingo kamwe cyangwa se za microbe, ibihumyo, ibimera n'izindi nyamaswa nke ziganjemo iziba mu mazi zitwa eponge babarira hagati y'inyamaswa n'ibimera. Ibi ni byo binyabuzima bidafite ubwonko, ni ukuvuga bidafite ubushobozi bwo kugira amarangamutima nk'umubabaro, ibyishimo cyangwa se ububabare nk'igihe bikomerekejwe. Mu gitabo Carnage, pour en finir avec l'anthropocentrisme, Jean-Marc Gansile abanza kugaragaza imibare y'inyamaswa zicwa kuri iyi si, zikicwa mu buryo butandukanye, harimo izicanwa ubunyamaswa bukomeye bukozwe n'umuntu udakunda ko bamwita inyamaswa. Kwica inyamaswa biri mu myemerere no mu mico ye ndetse bisa n'ibyubakiyeho iterambere rye n'ubukungu bwe bwose. Inyamaswa zicwa buri segonda zirimo iziba ku butaka, mu mashyamba no mu bihuru, iziba mu mazi ndetse n'inyamaswa tworora. Umva uko Bwana Gansile yabyanditse muri iki gitabo.
ubuhemu n'urupfu rw'agashinyaguro inyamaswa zicwa kuva umuntu yakwigarurira ibiri ku isi byose birenze igipimo ikinyabuzima cyose kizi ubwenge gishobora kwiyumvisha. Ingano y'inyamaswa zikoreshwa gahato, iyicarubozo n'izicwa n'umuntu ziri ku rwego rwoye gusobanura. Yifashisha raporo yakozwe n'ishami rya Loni rishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa FAO. Iri shami rya Loni mu 2012 ryakoze icyegeranyo ku mibare y'inyamaswa zorowe n'abantu n'izicwa n'abantu bagamije kuzirya. Aha Gansile yaranditse ati umubare w'inyamaswa zo ku butaka zororwa n'abantu nyuma bakazica bagamije kuzirya uragera kuri miliyari 67. Izi ni inkoko miliyari 62, ingurube miliyari 1 na miliyoni 470, dendo miliyoni 648, intama miliyoni 545, ihene miliyoni 444 n'inka miliyoni 300. Akurikizaho amafi yaba yo mu mazi magari cyangwa se y'abantu borora. Bibarwa ko buri mwaka amafaranga ava mu mafi abarirwa mu binyejana by'amamiliyari y'amadolari. Kuri Jean-Marc Gansile iyi mibare igaragaza ko inyoko muntu yica mu buryo buhoraho kandi ku bushake inyamaswa ziri hejuru ya miliyoni 2 buri munota. Ubwo bivuze ko iki kiganiro kiza kurangira ku isi yose hapfuye inyamaswa miliyoni 60 zishwe n'abantu. Mu cyumweru kimwe cyose umuntu yica inyamaswa zikubye inshuro 50 umubare w'abantu bose bishwe n'intambara zose zabayeho kuva Yesu ataraza ku isi. Buri mwaka inyamaswa 500,000 zicwa nk'ibitambo mu mutambagiro mutagatifu w'aba Hindu. Hanyuma hakazaho ubuhigi. Buri mwaka inyamaswa miliyoni 45 zicwa n'abahigi b'Abafaransa. Abakora ubuhigi uyu munsi ntabwo ari abahigi bakeneye kubeshwaho no guhiga, ahubwo ni abantu baba mu mazu y'imiturirwa y'ibirahura bengerana, bagenda mu mamodoka kandi bashobora kurya ibyo bashatse byose, ariko bakajya guhiga inyamaswa mu ishyamba kubera ko ngo bakeneye kurya inyama y'inyamaswa y'igasozi. Ariko si nibi gusa. Bitekerezwa ko ubuhigi aribwo bwazanye icyorezo cya COVID-19 kimaze kwica abarenga miliyoni no guhombya isi ibihumbi by'amamiliyari y'amadolari. Wuhan hagati mu Bushinwa mu ntara ya Hubei hari isoko rizwi rishinzwamo inyamaswa z'igasozi nzima ndetse n'izamaze kwicwa. Abakenera inyama z'izi nyamaswa niho bajya kuzihahira. Bitekerezwa ko umuntu wa mbere wanduye COVID-19 ari aha yayikuye, binatekerezwa ko ishobora kuba yaravuye muri imwe muri izi nyamaswa z'igasozi zahizwe zikaza kugurishirizwa muri iri soko. Ibi tubivuze kubera ko bibaye ari ukuri iyi yaba ari imwe mu ngaruka za vuba zigeze ku batuye iyi si itewe n'ibikorwa byacu byo gukunda kwica inyamaswa. Ubufaransa bufite abahigi miliyoni 1,200,000. Aba bose ntabwo bahiga inyamaswa bashaka inyama. Benshi baba bashaka gutsura umubano n'isi, niko babyita. Baba bashaka kwiriza umunsi wose bari mu ishyamba biruka inyuma y'inyamaswa bakayirasa bakayica. Ngo baba bashaka kwiyibutsa ubuzima twabagamo tukiri mu mashyamba mu myaka 100 ishize. Kugenda mu ishyamba ibyumviro byawe byose bifunguye, wumva buri cyose gikomye ku buryo umuhiguza ukawumva cyangwa se ukawubona ukiri kure. Ngo nibyo baba bashaka. Mu Bufaransa 82% by'abahigi bahiga ibyo bita umuhigo muto. Ni ukuvuga ko bahiga inyoni iziribwa n'izitaribwa. Ni ukuvuga inuma, inkware, ibijwangajwanga n'izindi. Bahiga kandi inkwavu, imihari ndetse n'ibindi. Izi nyamaswa zose ntabwo ziribwa. Barazica, bamara kuzica bakikomera amashyi ubundi bakazijugunya. Ni ubundi buryo bwo kwishimisha, nyamara izi ni inyamaswa zifite ubwonko butuma zigira ubwoba, umubabaro n'ububabare. Nko mu Bufaransa hagati y'umwaka wa 2017 n'2018 abahigi bishe isatura 50,000. Weekend imwe ni ukuvuga iminsi 2 isoza icyumweru mu Bufaransa hicwa inyoni 300,000. Izi ntabwo ari inyoni bajya kurya, babikora bashaka kwishimisha gusa. Jean-Marc Gansile muri iki gitabo anavuga kuri zazo bya byanya bikomye bafungiranamo inyamaswa z'igasozi, abantu bakaza kuzisura bakishyura amafaranga. Habarwa ko umubare w'inyamaswa z'igasozi zafashwe zigakurwa mu mashyamba aho zabaga mu buzima zaremewe, ahubwo zikajyanwa gufungiranwa ahantu hato aho abantu baza kuzisura. Ubu uyu mubare ugeze kuri miliyoni 3. Abantu baremye ibyitwa aquarium, ibidendezi cyangwa se ibyo wagereranya n'indobo z'amazi zibonerana bashyiramo amafi batagamije kuyarya, ahubwo rimwe na rimwe bagamije kuyareba. Mu ngo z'abantu
hari amafi abarirwa mu magana y'amamiliyoni bashyize mu bidobo bibonerana bagatereka mu masalo ubundi bakabaho bayareba bakina nayo. Dore uko Jean-Marc Gansile yabyanditse. izi nyamaswa zamurwa ibigize ubuzima kamere zamenyereye kubamo ubundi zigafungirwa inyuma y'ibyuma ahantu zidashobora guhunga cyangwa kwihisha. Bazibanisha mu bucucike aho zibana n'izindi nyamaswa zidahuje ubwoko, ubundi abantu bakaza kuzisura atari uko bazikunze. Inyinshi muri izi nyamaswa zifatwa n'uburwayi bumeze nk'ufata imfungwa burimo indwara zo mu nzira zigogora, indwara z'uruhu, izo mu buhumekero, iz'umutima ndetse n'izo mu mutwe. Ibi bikorwa byabyaye ubundi bwoko bw'ubucuruzi butemewe bw'inyamaswa z'igasozi. Abantu barazishimuta bakajya kuzigurisha kuri za zoo cyangwa se muri ibi bigo bizifungirana ahantu ngo abantu baze kuzisura, cyangwa se bakazigurisha ku bantu ku giti cyabo. Mu isi hari abantu batunze intare cyangwa se ingwe mu ngo zabo. Ubucuruzi bw'inyamaswa z'igasozi nanone bugira uruhare rukomeye mu kongera ingano y'abifuza kugura amahembe y'inkura cyangwa se y'inzovu. Muri iki gitabo Bwana Gansile yanditse ko ubucuruzi bw'amahembe y'inkura aturutse muri Afurika uyu munsi bwikubye inshuro 30 ugereranije n'uko bwari bumeze mu mwaka wa 2000. Buri munsi nibura inkura 3 zicwa hagamijwe kuzikuraho amahembe yazo akajya kugurishwa mu masoko yo muri Vietnam no mu Bushinwa. Mu isi buri minota 15 hicwa inzovu ishakwaho amahembe yayo. Gansile anavuga ku bworozi bugezweho nka kimwe mu bikorwa byica inyamaswa nyinshi mu isi, tutarebye ku buryo inyamaswa nyinshi zororwa muri ubu buryo zibaho nabi. Mu myaka 10,000 ishize mu gice cya Aziya y'uyu munsi hari intama n'ihene zibarirwa mu mamiliyoni make. Uyu munsi mu isi hari intama zirenga miliyari, hari ingurube zirenga miliyari n'inkoko miliyari 25. Ubuzima bworoshye ku bantu buri gihe buba bufite ikiguzi, kandi buri gihe icyo kiguzi ntabwo cyishyurwa n'abantu, hari n'ikishyurwa n'izo nyamaswa. Uyu munsi inyamaswa nyinshi tworoye tuzoroye kugira ngo zoroshye ubuzima bwacu. Ntabwo tubitekerezaho kenshi, ariko korora inkoko, intama, ihene, inka n'ingurube ni imwe mu nkuru zigaragaza uburyo abantu batigeze na rimwe bagirira impuhwe izi nyamaswa. Icyizere cy'ubuzima cy'inkoko y'igasozi ni imyaka iri hagati y'7 na 12. Icyizere cy'ubuzima ku nka ni imyaka iri hagati ya 20 na 25, ariko ni zingahe zimariye imyaka. Uyu munsi icyizere cy'ubuzima ku nkoko ni amezi runaka, kubera icyo wakomeza korora isake mu gihe cy'imyaka 2 kandi yaragize ibiro byo kuribwa mu mezi 3. Inkoko zitera amagi, inka zikamwa ndetse n'ingamiya zo turazihanganira zikamara imyaka runaka y'inyongera, ariko nabwo tubikora kubera ko tuba tuzikuramo undi musaruro. Ziba zibayeho ubuzima zitifuza, ariko niko bigomba kugenda kubera ko ziba zigomba kuduha amata ndetse n'amagi. Abahinzi n'aborozi bahimbye uburyo bwo gufungirana inyamaswa mu mazu, uburyo bwo kuzikubita iyo zakoze ibyo badashaka ndetse no kuzica imwe mu myanya myororokero kugira ngo zibahe ibyo bashaka. Bafata icyemezo cyo kuzemerera cyangwa se kuzibuza kubyara ku nyungu zabo. Ikimasa cyakonwe kirirwa gikurura imashini ihinga, inyuma yacyo hari inyamaswa igendera ku maguru 2, no kuvuga umuntu ifite inkoni igenda yikubita kibwira amagambo menshi yiganjemo ibitutsi. Ni bumwe mu buzima bubi buri muri iyi si. Ikimasa kidashoboye aka kazi kiba kigomba kwicwa. Iyo kitishwe nyiracyo aba agomba kugitandukanya n'imiterere kamere yacyo, ndetse akacyambura ububasha kamere bwacyo bwo kubana n'izindi nyamaswa. Bacyambura ububasha kamere bwo kugira amashagaga ndetse no guhuza ibitsina, kandi bakacyambura ububasha kamere bwo kwidegembya. Abahinzi bize tekinike nyinshi zo gufungirana inyamaswa bamaze kwita amatungo. Mu biraro no mu bigo zifungirwamo bize kuzishakira ibiziriko, bakaziyobora bakoresheje inkoni n'ibitutsi, kandi bakazica bimwe mu bice by'imibiri yazo. Mu miryango myinshi yo muri Papua Nouvelle Guinée ubukire bw'umuntu bureberwa ku mubare w'ingurube yoroye. Mu kwirinda ko zibacika, aborozi benshi bafata ibyuma bishyushye bagatobora amazuru y'izo ngurube. Buri gihe uko ishatse guhunahuna igatonekara ikabireka. Ibyo biyibuza kona, kubera ko ingurube idashobora guhunahuna hari ibiryo cyangwa se ngo ibashe gushakisha inzira idakoresheje izuru ryayo, ubwo nyine iguma aho ngaho aho nyirayo ayishaka. Mu Rwanda hari abahinzi bahitamo gukata ibijerekani bakabizirika ku minwa y'ihene ku buryo ihene idashobora kugira ikirya, ubundi bakayireka ikidegembya idashobora kona ntishobore no kurisha. Mu wundi muco muri Papua Nouvelle Guinée hari aho bafata ingurube zabo bakazikuramo amaso kugira ngo zitajya aho zishaka.
kugira ngo zitabona iyo zijya, bigatuma ziguma aho bazishaka. Gushaka amata nabyo byasunikiye abantu gushaka uburyo inyamaswa zibaha amata zabishaka zitabishaka. Inka, ihene, intama ndetse n'izindi nyamaswa zikamwa zitanga amata ari uko zimaze kubyara. Izi nyamaswa iyo zimaze kubyara kiba ari igihe cyo konsa abana bazo. Birumvikana abana bazo baba bishimye kubera ko bagiye kubona amata. Ikibazo ni uko n'abantu baba bayashaka. Bahimbye uburyo bwo kuzibeshya bakaziha abana bazo ngo bonke. Batangira konka, amata yatangira kuza bakabakuraho, bakazijya munsi bagakama. Kandi utwo tunyana natwo twari dukeneye ayo mata. Ibi bigaragazwa nuko buri gihe bagakuraho barwana nako. Kera cyane abantu bagitangira korora, mu mico imwe n'imwe iyi nka yamaraga kubyara, akanyana kayo bahitaga bakica. Nyina bakayikama igihe runaka, bagakora ku buryo bahita bongera kuyibangurira. Mu nzuri nyinshi zigezweho, inka yagenewe gukamwa bayorora imyaka 5 mbere yo kuyibaga. Iyi nka imara hafi iyo myaka 5 buri mwaka wose ihaka. Irabyara, hashira iminsi iri hagati ya 60 n'120 bakongera bakayibangurira kugira ngo bahorane amata. Iyo ikimara kubyara hashira iminsi mike gusa bakayitandukanya n'inyana yayo, bagakora ku buryo bahita bongera bakayibangurira kugira ngo ibyare izindi nka nazo zizabyara izindi bahorane inka n'amata. Hari aborozi mu mico imwe n'imwe bicaga inyana ikimara kuvuka cyangwa se agahene kakimara kuvuka, bakakarya uruhu rwako bakarubamba, bakajya barwereka nyina igihe bagiye kuyikama. Nyina ikagira ngo nakana kayo ikarekura amata. Abaniwere ni ubwoko bumwe bwo muri Sudani. Bo bagira naho bafata uruhu rw'aya nyana bishe bakarusiga amaganga ya nyina bashaka gukama kugira ngo yumve impumuro imenyereye. Abaniwere kandi hari ibindi bajya bakora byo kujomba urushinge ku zuru ry'inyana bakarugumishaho, yajya ijya konka ikajomba nyina ikayitera umugeri, ubundi bagakama. Mu mico imwe n'imwe yo muri Kenya no muri Sudani hari abarya inyamaswa igenda, bakajya bayiryaho bakayereka igakomeza kubaho. Inka, ihene cyangwa se intama bazirasa imyambi zikava amaraso, ayo maraso bakayatega ikintu bakayavoma, bakayanywa cyangwa se bakayateka, inyamaswa igakomeza kubaho. Imibabaro nk'iyi igaragaza uburyo inyamaswa zorowe zishobora kuba zitishimye ugereranije n'inyamaswa z'igasozi. Usibye ko abahinzi n'aborozi bose badakorera inyamaswa batunze ibikorwa bizibabaza bikaziha ubuzima bubi gutya. Nk'intama zororwa hagamijwe kuzazikuraho ubwoya bwo gukoramo imyenda, injangwe n'imbwa zororwa n'abakire kugira ngo bajye birirwa baziteruye bazitemberana cyangwa se bazikurura mu mihanda, ndetse n'indogobe zagenewe gukora amasiganwa, zo rimwe na rimwe ba nyirazo baziha ubuzima bwiza, banazita amazina ndetse zimwe na zimwe bakanazubakira imisarani. Hari umwami w'abami w'abaromani witwaga Caligula wari ufite indogobe yakundaga cyane yitwaga Incitatus. Yarayikundaga cyane ku buryo yashakaga no kuzayigira ambasaderi. Mu mateka hari abashumba n'abahinzi benshi bakunze kugaragaza urukundo n'impuhwe ku nyamaswa boroye. Ariko ibingibi ntabwo bitandukanye cyane n'uburyo bamwe mu bametre cyangwa se abatware bakundaga cyangwa se bagiriraga impuhwe bamwe mu bacakara babo. Ntabwo ari ibintu byapfuye kwizana gutyo gusa kuba bamwe mu bami n'abahanuzi bariyitaga abashumba cyangwa se abungeri, kandi bakagereranya urukundo Imana zakundaga abantu bazo n'urukundo umushumba cyangwa se umwungeri akunda umukumbi cyangwa se ishyo rye. Ni urukundo rugaragazwa na bamwe mu borozi batifuza kuba babaga cyangwa se barya inka zabo. Wamubwira ko inka ishobora kuzaribwa mukaba mwabipfa kandi arya inyama z'izindi nka. Agahinda, urupfu ndetse n'ububabare inyamaswa zororwa zigira gashobora kuba kabisomo ryiza abantu bagakuye mu rugendo rw'impinduramatwara y'ubuhinzi. Birasa naho byinshi twagezeho mu iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi twabigezeho hejuru y'akababaro n'urupfu rw'amamiliyari y'inyamaswa. Akababaro n'urupfu rw'inyamaswa nyinshi byagiye